Muraho neza abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, abumva ikinyarwanda, ndagira ngo mbanze mbihanganishe kubera ibihe turimo. Tariki nk'izi ni tariki abanyarwanda bibuka jenoside yakorewe abatutsi. Uno munsi ntabwo nshaka kuganiriza urubyiruko, ndagira ngo tuganire nk'abanyarwanda kuri iki kibazo. Muraza kumva aho nshaka kugana. Maze iminsi nitegereza imyaka nako nitegereza none ubu ngeze aho bita mu Gifaransa conclusion cyangwa mu Cyongereza conclusion. Mwamfasha rero wenda iyo conclusion yanjye ntikwamira. Murabona, reka mvuge ku Bayahudi kuko Abayahudi twavuga ko in the 20th century nibo bantu bahuye na jenoside, wenda twavuga ngo twasangiye amateka. Impamvu mbivuga nuko nka buriya jenoside yakorewe Abayahudi ishize imyaka 80 ibaye 80. Murabyumva? Muri iyo myaka 80 na rimwe Umuyahudi aricara ngavuge ngo hashize imyaka myinshi ubu dushatse ibintu byatuza cyangwa tukabishyira ku ruhande. Nuko ni ikintu bakiganira bagishyira hanze, ba making sure ko buri mwana w'Umuyahudi uvutse agomba kumenya amateka y'iwabo, amateka Abayahudi banyuzemo. Nta nubwo baganira yanga gusa. Abayahudi buri kwezi kwa kane bagira 1 week yo kwibuka, bayita Pesach cyangwa se Passover mu Cyongereza. Muri icyo cyumweru buri mwana w'Umuyahudi n'umuryango, buri muryango uricarana, papa mama abana waba bafite ubwo nyine abo musangiye umuryango, bakicara basubiramo amateka yabo. Ubwo ndavuga kuva mu Misiri, muri Egypt, kuva mu bucakara, bakavuga uburyo the Israelites babashije kuva mu bucakara bakazajya nyine. Ntabwo ngiye gusubira mu mateka y'Abayahudi, ariko murabyumva ayo mateka yabaye hashize imyaka 3,000 ariko nta mwana w'Umuyahudi utayazi. Ni gute munsobanurira ko ibintu byabaye ejo bundi hashize imyaka 32 abana b'Abanyarwanda bavuka ntibabimenye? Ni ikibazo gikomeye cyane tugomba kwicara tugashakira igisubizo hakiri kare. Ese murabona ikintu cyitwa negationism cyangwa se guhakana, gupfobya, niko babivuga mu Kinyarwanda, ngo abapfobya jenoside yakorewe abatutsi, kandi abo bantu bayikorewe bagihari. Bahari aba victim bose, natwe tutikuyemo ababonye izo ntambara n'abagize ibikomere by'izo ntambara turahari. Ariko isi yose iricara ikatubwira ukuntu ibyo bintu bitabaye. None ndagira ngo mbaza abanyarwanda, ababyeyi, iyo rero umwana wawe ukarinda umukuza utamwicaza ngo umubwire amateka wanyuzemo cyangwa umubwire amateka y'iki gihugu, wumva umuzuko wacu ari ububi. Ntabwo bisaba kuba wari uri mu bahigwa cyangwa badahigwa. Ibyo ngibyo mubyo rero turi abanyarwanda. Aya ni amateka y'u Rwanda, mwabikunda mutabikunda, uko ni ukuri kwambaye ubusa. None ndagira ngo mbwire abajene nabo, ntabwo njya kurega ababyeyi gusa, abajene mwebwe ku giti cyanyu, yo wicaye ukavuga ngo nta mateka nzi ngo nayo banyigishije baramaze. Wese wakoze iki kugira ngo uyamenye? Wowe ubaza ko ari umuntu kuri bideni byo kumenya iby'iwanyu, ibintu biranga igihugu cyawe, wowe ukicara ukambira ngo uza abakinnyi bose bo muri Real Madrid, equipe yose ya Man U, hari umuntu wicara kubwira abantu bose bayoboye Man U kugeza umuntu abizi rwose ku murongo. Hari abanyeshuri hano biga mu mashuri y'Abanyamerika, akaba yakubwira abaperezida bose 50 na bayoboye Amerika, ariko akaba atakubwira abami 3 b'u Rwanda. Nuko hari ikibazo gikomeye cyane. Sinzi nuko twabyita, sinzi ko tuzabikemura, ariko iki kibazo kikwiriye kuvugwaho. Turi mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Iyo mbonye commentaire z'abajene bajya bandikaho ngo mana nyagasani ngo ibintu byarabaye, nyine ntabwo ndi kubatuka gusa.